Mwiriwe neza, iki ni cya kiganiro intsinzi mu buzima mugezweho nanjye Salama Niyonsenga kinyura kuri Danos TV nk'uko musanzwe mubimenyereye rero. Iki ni ikiganiro kidufasha mu myumvire, mu mitekerereze, uko twava ahantu hamwe tukagera ahandi tugahinduka abadasanzwe nk'uko insanganyamatsiko yacu uyu munsi isobanuye. Tugiye kurebera hamwe rero ko wahinduka umuntu udasanzwe ukava ku bantu basanzwe. Benshi muri twe twakuriye mu miryango itandukanye, mu mico itandukanye, aho twakuze dutozwa ko iyo ibintu bihagaze cyangwa byanze tugomba kubaho uko abandi babayeho. Ariko se ni iki gitandukanye kuba umuntu usanzwe n'udasanzwe? Ese koko birashoboka ko umuntu yavamo umuntu udasanzwe mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa mu buzima bwe bwose? Ese kugira umutima wo kwigishwa, kwicisha bugufi no gukomeza kwiga hari icyo byagufasha? Ibi ni byo tugiye kurebera hamwe rero. Kumenya icyo kuba umuntu udasanzwe bisobanura. Umuntu udasanzwe si wa muntu ufite amafaranga menshi gusa cyangwa ubushobozi buhambaye buri hejuru cyangwa imitungo cyangwa uwakuriye mu miryango ikomeye. Oya, umuntu udasanzwe niwe tugiye kureba hano. N'utekereza ku rwego rwisumbuyeho ku rwa rubanda cyangwa kwa bagenzi be, utemera ibihe bikomeye n'amateka kumuherana, ufite icyemezo n'icyerekezo gikomeye kandi aharanira kugera ejo hazaza he. Uhumuriza abandi agakomeza imitima icitse intege, umuntu wiyemeza gutandukanira n'abandi akaba udasanzwe akagira umwihariko agakora ibyo abandi bananiwe. Ni umuntu wihaye intego ye udapfa kubaho gusa ahubwo afite impamvu abayeho. Impamvu usabwa kuba umuntu udasanzwe rero. Isi ikeneye abantu bafite impinduka. Isi yuzuyemo ibibazo byinshi, ubukene, ubwigunge, umutekano muke. Umuntu udasanzwe ahora ashaka igisubizo cy'ibyo bibazo abantu bafite, aho abandi babona ibibazo bakabona ibisubizo. Kuba usanzwe rero ni ugutakaza ubushobozi bwawe. Iyo wemeye kuba nk'uko abandi bose babayeho, uba wemeye guhara cyangwa guta impano yawe, ubushobozi bwawe n'icyerekezo Imana yaguhaye. Kuba udasanzwe rero bikugira intumwa y'impinduka, ukaba uwahinduye umuryango wawe, umudugudu wawe, igihugu cyawe ndetse n'isi muri rusange. Ingingo zirindwi z'ingenzi zagufasha kuba udasanzwe. Gira icyerekezo. Ntushobora kuba udasanzwe utazi iyo uva n'iyo ujya. Andika intego zawe uzihindure buri munsi. Reka gukurikira ibyo abandi bose bahurudukiye cyangwa birukiye. Tekereza, shyiraho agaciro kawe. Ntugomba gukora ibyo abandi bakoze cyangwa ibyo abandi bishimiye, ahubwo wowe ugomba gukora ubudasa, ukagira ubudasa bwawe. Iga ibyo abandi batize cyangwa se ibyo abandi batinye. Soma ibitabo, wumve ibiganiro bitandukanye by'abantu bakomeye cyangwa bafite ubwo bushobozi bwo kuba abantu badasanzwe. Koresha neza igihe cyawe, wita umwanya ku bidafite umumaro. Yubakamo imico myiza, gukunda, kwiga, kwicisha bugufi no kwihangana. Kwigisha ni urufunguzo umuntu ushaka kuba udasanzwe ahora yiteguye kwakira no gukosorwa. Menya ko witwara mu bikomeye ntibikaguce intege cyangwa bigutware agaciro kawe, ahubwo bishobora kukugira umuntu udasanzwe niba wabyitwayemo neza cyangwa wabikoze uko bikwiriye, ukemera kuba umuntu udasanzwe. Komeza kwiyegereza Imana ndetse no kuyisenga. Icyo kwigisha cyangwa kwigisha ukumva ko ugomba kuba umuntu udasanzwe. Kuba umuntu wo kwifuzwa cyangwa ugira umutima wo kwigishwa bisobanura kwemera ko utazi byose, kwicisha bugufi, kumva abandi, kwemera gukosorwa n'inama. Inzitizi zibuza abantu kuba badasanzwe. Kugira ubwoba bwo gutsindwa. Umuntu udasanzwe amenya ko gutsindwa atari iherezo ahubwo ari isomo. Gutinya ko abandi bazamubona, ko bazabivuga. Benshi bazaguseka, abandi bagutinya, ariko uzagira uhindura imyumvire yabo. Ubunebwe, uburangazi. Umuntu usanzwe aba ashyushye, ntiyemera gusinzira igihe abandi bakora. Kugira imitima y'amakimbirane n'ishyari. Udasanzwe ashishikarira amahoro, ubutabera n'urukundo. Inama zirambuye umuntu udasanzwe zo kuba umuntu udasanzwe. Gira igihe cyo kwitekerezaho buri joro.
ese uyu munsi nakoze iki, nageze kuki? Saba abandi inama kandi ube intangarugero. Gira intego buri cyumweru na buri kwezi. Shyira mu bikorwa ibyo kwiga. Shaka abantu bafite icyerekezo nk'icyawe. Wite umwanya wawe ku ma TikTok no ku zindi mbuga ukora ibidakwiriye cyangwa se ibiteye isoni. Shyiraho intego y'ubuzima bwawe, uwo ugomba kuba we ndetse n'ahazaza hawe. Gerageza ikintu gishya buri cyumweru: kwandika, gutegura ikiganiro, kubaza inama ndetse no kuzitanga. Iyandikishe mu mahugurwa cyangwa ishuri ry'imyuga, ikoranabuhanga n'ubucuruzi. Jya wishimira intambwe nto wagezeho. Kwishingikiriza ku bantu si byiza. Kuki ubu ari bwo gihe cyawe? Kora nk'uko ejo wifuza kuba uwo uri we. Ntutege amahirwe ngo azaza ejo. Amahirwe amwe azaza ejo, rimwe na rimwe bikananga. Uyu munsi niwo munsi mwiza kurusha indi yose guhindura ubuzima bwawe. Benshi bararindiriye ko ejo bazagira amahirwe, ariko wowe urahari uyu munsi. Benshi barasinziriye mu nzozi zabo zidasohora, ariko wowe urashoboye kuzibyutsa, kuzishyiraho, kandi ibikorwa bikagenda neza. Ijambo ry'Imana riti cyangwa riravuga ngo ugira ishyari ryiza niwe ugira impinduka. Uzinukwa ubusanzwe niwe ugira agaciro. Ni Imigani 13:4. Bisobanuye mu buryo bwungutse ijambo rigira imbaraga. Iri jambo rero, ijambo ry'Imana tuzi ngo ni ukuri kandi ni ubuzima. Iyo ukomeje kwemererwa n'ubuzima kubusanzwe, uba uha ikinyoma cyawe imbaraga. Ariko iyo uhagurutse ugahitamo kugira icyo uhindura, n'ijuru rirabigushyigikiramo. Imana ifasha abifashije, ifasha abiyemeje kwitandukanya n'ubusanzwe cyangwa no kubudasanzwe. Ubwigenge bwawe, iterambere ryawe n'umugisha wawe biri mu cyemezo ugiye gufata uyu munsi. Uhindure, kuko isi ikeneye abantu nk'ubwo cyangwa b'ubu ngubu. Ubutumwa bwawe ni impano yawe. Indoto zawe nibyo bizubaka ejo hazaza. Ijambo rigira imbaraga, kandi ijambo wiyaturiyeho riraba koko. Iyo ukomeje kwemerera ubuzima busanzwe uba uhaye ikinyoma cyane n'imbaraga. Ubwigenge bwawe n'iterambere ryawe. Iri ryari ijambo ry'uyu munsi, kandi ndakeka ko mwese hari icyo mwungutse ndetse hari icyo mwabonyemo. Niba hari icyo wungutse cyangwa wumvise kizima, wagisangiza bagenzi bawe, kikaba hari aho cyakugeza ndetse n'aho cyagukura. Mwari muri kumwe nanjye Salama Niyonsenga. Amahoro y'Imana n'abanye namwe. Shalom.